Ibihe byiza cyane wowe udukurikiye ndagusuje kandi nguhaye ikaze ku nkuru zacu kandi ndabashimiye cyane uburyo mukomeje kubana natwe ariko by'umwihariko nshimiye cyane abantu mwese mwamaze gukora subscribe mwumve yuko ahantu muri hose rwose mbashimiye kandi nawe nkisabire niba turi kumwe muri aka kanya ariko ukaba utarakora subscribe kora subscribe maze nawe ujye ukomeza kwibanira natwe. Reka rero twitangirire inkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi. Inkuru yacu y'uyu munsi yitwa Nsezeye ku rukundo. Ese ni ukubera iki umuntu ageraho akavuga amagambo nk'aya ngaya? Ese biba byamugendekeye bite? Reka twiyumvire iby'iyi nkuru. Inkuru yacu y'uyu munsi tuyitangiriye ahantu mu rugo, ni ahantu mu gipangu ubona ari mu bakire cyane. Hari umukobwa mwiza cyane w'inkumi muremure w'imibiri yombi wo mu kigero cy'imyaka 27. Yicaye muri salo iwabo, urabona ko afite ibyishimo ku maso. Afite agatabo akunda kwandikamo buri munsi. Ntibushobora kwira rwose atakanditsemo. Niyo aryamye akibuka ko nta kintu yanditsemo, ahita abyukanuka akaza akandikamo hanyuma akisubirira kwiryamira. Uwo mukobwa mwiza kandi ukunda kwisekera yitwa Sasha. Sasha rero nubwo arimo yandika ni mu masaha n'ubundi ya nimugoroba. Arimo arandika yishimye cyane kandi arimo no guseka ku buryo rwose ubona ko ibyishimo byamurenze. Urabona ko ahari yanaguruka biramutse bimukundiye. Nuko arandika koko. Ageze aho ikaramu bayifashije hasi. Nuko atangira kwitekereza ku ndirimbo z'urukundo yari azi, ariko mu mutwe w'indirimbo yamujemo bwa mbere n'indirimbo ya Mati Pokora. Nuko atangira no kuyiririmba ati Tie mana mba one baby je te suis jusqu'au bout. Sasha ariko agejeje aho ngaho atarakomeza yumva umuntu aramuhamagaye ngo Sasha. Nuko Sasha arikanga arahindukira, nuko agiye kubona ni inshuti ye magara Duse imuhamagaye. Nuko Sasha ahita amubwira ati Duse nawe rwose buri gihe urankanga. Duse ahita aseka, nuko aramubwira ati none se ubu ngubu kuri iyi nshuro ndagukanze cyangwa ndagukanguye? Nuko Sasha araseka. Nuko Duse ahita aza, nuko yicara impande ya Sasha, nuko ahita afata ka gatabo Sasha yari arimo yandikamo, nuko atangira kukarambura. Nuko Sasha aramubwira ati nawe rwose windebera ibintu. Duse aramubwira ati zana nisomere yewe. Nuko Duse atangira gusoma ibyo Sasha yari amaze kwandika kuri iyo tariki y'uyu munsi. Yari amaze kwandika amagambo agira ati umunsi ku munsi ndushaho kugukunda, sinzi ngo biza bite, sinzi ngo bigenda gute, gusa iteka nanjye nisanga byabaye. Umunsi ku munsi kandi umbera mushya. Nk'uyu munsi twabonanye ariko nabona gutandukanye n'indi minsi yose nakubonye. Nabona uri mushya mu maso yanjye. Igihe tumarana nta na rimwe mu buzima bwanjye njya nkicuza. Ndagukunda muri ibi bihe turimo, kandi nagukunze no mu byahise no mu bizaza nzakomeza ngukunde. Kandi naho ibihe byarangira sinzigera mpagarika na rimwe kugukunda, kereka hari wenda igihe njyewe nzaba ndangiye kuko mbeshejweho n'urukundo rwawe. Ndagukunda Freddy. Nuko Duse amaze gusoma ibyo byose araseka cyane aratembagara, nuko ahindura n'izindi page, nuko abona Sasha buri tariki aba yanditseho iby'urukundo rwe na Freddy. Nuko Duse akomeza guseka arumirwa. Sasha aramubwira ati mpereza n'ubundi agatabo kanjye ndabona urimo kunseka. Nuko Duse aramubwira ati ntago naguseka chérie, gusa nyine urantunguye. Nuko Duse aramubwira ati ariko nizere ko ibingibi ari ukubyandika gusa utajya ubimubwira, nizere ko utajya umubwira amagambo nk'aya. Nuko Sasha aramubwira ati bimubwiye se byo bitwaye iki, si umukunzi wanjye ntidukundana? Nuko Duse aravuga ati haki ya Mungu nkaba nabwira umusore amagambo nk'ayo, afazari napfa rwose bakampamba. Nuko Sasha aramubwira ati shadu, nanjye niko najyaga mvuga kera, ntago nari nzi ko nakunda umusore kuri uru rwego. Sinkubeshye nanjye binandika n'igitekerezo cyo kugira aka gatabo sinzi uko byaje rwose, njyewe nisanga nanjye byambayeho. Freddy ndamukunda pe, ndamukunda n'umutima wanjye wose. Ni ubwa mbere nakunda umusore kuri uru rwego ku myaka rwose yose maze kugira, nanjye sinzi byambayeho. Nuko Duse aramubwira ati ariko rero wakunda wagira reka kwitwara nk'abana b'abadoresa rwose. Wowe uri umukobwa w'inkumi, ibintu byo kwirwa mu mitoma nk'iyo rwose bireke. Biriya biharire bene byo, icyo gihe wowe warakirenze. Kandi rwose ugende gakeya, reka kwihutisha ibintu utazasanga rwose uhurira n'ibibazo mu nzira utaranagerayo. Nuko Sasha arababara aramubwira ati ariko Duse
nubwo uri inshuti yanjye magara nkaba nsigaye nkufata nk'umuvandimwe wanjye, ni ukuri iyaba ari undi muntu mba murakariye, nta soni ngo nifata nk'abana b'abadoresa. Buri wese agira uko akunda di, kandi njyewe rega ndashaka kuzaba umwanditsi ukomeye, ndashaka kuzandika inkuru y'urukundo rwacu njyewe nyine na Freddy. Urabyumva rero, buri tariki ngomba kwandika ikintu cyayiranze, kugira ngo ninjya kwandika igitabo cyacu hatazagira ikintu na kimwe kinshika. Ntabwo nshaka kuzagira ikintu na kimwe nibagirwa. Nuko Dulce aramubwira ati, ese mama burya urashaka kuzandika ku rukundo rwanyu? Basi ko haje sheri, ntabwo nari mbizi. Nuko Sasha ahita avuga ati, sha none se ubu ko mbona Freddy atarimo kumpamagara ngo ambaze ko nageze no mu rugo, tekereza umuntu tumaze amasaha 2 yose dutandukanye akaba atarampamagara. Nuko Dulce aramubwira ati, rero niyo mpamvu abakobwa nkamwe b'abakire mwaguwe, mwebwe muba mwifitiye amamodoka yanyu, nk'ubu ngubu ari nkanjye aba yanyuye nuko akanangeza mu rugo. Nuko Sasha aramubwira ati, sha ibyo bireke basi reka mwihamagarire. Nuko Sasha afata fone ye ahamagara Freddy. Nuko ariko yumva fone ye iri bize, Freddy arimo kuyivugiraho. Nuko Sasha ati, uyu nawe aba afite business nyinshi zitarangira, ahora kuri fone kumubona n'itombora. Dulce aramubwira ati, ariko disi Freddy uramukunda wa, uramukunda cyane. Ese ubundi mwahuye mute, mwahuriye he? Njyewe rero nikundira kumva story z'abantu nkamwe mukundana bya nyabyo, kuko ndabona umukunda bya nyabyo pe. Mbwira rero byagenze bitese, habayeho crash, habayeho kudefudre, nyine mbwira njyewe nifitiye amatsiko. Sasha aramubwira ati, nawe ukunda inkuru ubaranyobeye. Nuko Dulce aramubwira ati, mbwira nyine ndashaka kubyumva kubera ukuntu mbona rwose umukunda cyane. Nuko Sasha aramubwira ati, sha nyine ibyanjye na Freddy ukuntu byatangiye, ubundi Freddy yari inshuti na bro wanjye Vicky. Rero begeze kuza hano kera muri party, ariko nyine ni kera hashize nk'imyaka 7. Yari Freddy n'izindi nshuti za musaza wanjye Vicky. Urabyumva nyine, Vicky yari yabatumiye. Freddy ariko naramubonye nkimukubita amaso ndasara, nari namukunze pe. Nuko umusaza wanjye Vicky arabibona kandi urabiza mfuhira kubi. Nuko arambwira ati, Freddy wamukunze sibyo? Kubera ukuntu nari ndimo gukomeza kumubaza ibintu byinshi kuri Freddy. Nuko abimbajije ndamuhakanira, ariko arabibona ko namukunze tu, kwifata byari byanze. Wowe uravuga coup de foudre birenze ibyo ngibyo pe. Ariko uwo munsi njyewe ikirori ntabwo nabashije kugikomeza. Anti wanjye ahise ampamagara ngo aranshaka byihutirwa, ngo hari ibintu akeneye ko nzana mu rugo. Nuko ndamubwira nti, ese ko ndi muri party waritse ikabanza ikarangira? Nuko Anti arambwira ngo birihutirwa. Nuko mpita ngenda ariko agahinda karanyica. Nkiva muri party rero nahise ngenda nyine kureba ubwongo bwa Anti wanjye, abandi bayisigaramo rwose. Ndavuga nti ngiye kugenda nihuta, hanyuma mpite ngaruka nsange party kirimo. Ariko naragarutse nsanga ba Freddy bitahiye, birambabaza cyane. Nuko mbaza musaza wanjye Vicky amakuru ya Freddy. Nuko arambwira ngo ntayazi. Iminsi yakurikiyeho nahoraga mbaza Vicky amakuru ya Freddy, ariko ageze arambwira ngo Freddy yagiye hanze, ngo na famiye ye rwose ngo kandi ntago azigera agaruka. Nuko ndababara, agahinda karanyica. Nahoraga ntekereza agahe gatoya namuranye na Freddy muri ya party. Nuko nkavuga nti, wakongera akangarurira biriya bihe nibura nk'akanya gatoya. Nuko Dulce aramubwira ati, none se nyine mwongeye kubonana gute? Nuko Sasha aramubwira ati, kugira ngo twongere kubonana rero nabyo ni nk'ibitangaza, kuko ni ibintu ntatekerezaga na gatoya ko bishobora kubaho. Nuko Sasha arakomeza aramubwira ati, icyo gihe njyewe n'abandi bantu dukorana twari twagiye gukorera kuri terre. Nuko turagenda, tugeze ahantu hamwe ku gahanda gatoya twagombaga gukatiraho tukerekeza aho twari turimo kujya, dusanga ikiraro cyaho cyapfuye. Nuko duparika imodoka twari turimo aho ngaho, dusohokamo twitegereza kuri icyo kiraro nyine tureba niba imodoka ishobora kuhanyura. Nuko ariko tubona ibyo bintu ntago byakunda. Turahagarara kugira ngo tubaze abaturage baho hantu niba hari undi muhanda baturangira wagera ahantu twari tugiye. Ariko tugihagaze aho ngaho nyine nagiye kubona mbona imodoka yindiraje itangira gusa n'igenda gahoro. Nuko
mpagaze aho ngaho ngiye kumva numva umuntu arampamagaye ngo Sasha, nuko ndahindukira mfite amatsiko menshi yo kumva umuntu umenye muri ako gace kuko aho hantu twari turi ni kure cyane. Ndebye ariko uwo muntu wari umaze kumpamagara mbona ni Freddy. Narongeye nkubitwa n'inkuba nsagwa n'ibyishimo, nuko Freddy ahita ava mu modoka turahoberana cyane, ibyishimo ari byose. Nuko ariko tukimara guhoberana ba bagenzi banjye twari tujyanye nuko barambwira ngo ninze ngo babonye umuhanda tugiye gucamo. Nuko ndababwira nti mube muretseho gatoya. Nuko ntangira kuganira na Freddy, arambwira ati amakuru se none se uri naha kuva ryari ko umusaza wawe Vicky yambwiye ngo wagiye hanze kandi ngo ntabwo uzagaruka. Nuko ntungurwa no kumva ayo magambo Freddy ambwiye ari nayo musaza wanjye nanjye Vicky yambwiye ko Freddy yagiye hanze. Nuko ndumirwa ariko nanga kunyumuza musaza wanjye Vicky. Nuko mbwira Freddy nti hashize igihe gitoya nje ntago umaze iminsi myinshi naha. Nuko mpita mubaza nti wowe se bimeze bite, ariko nawe narinzi kuri hanze. Nuko Freddy arambwira ati icyo gitekerezo njyewe nta nubwo nigeze nkigira. Nuko dukomeza kuganira ariko bagenzi banjye nabo barambwira bati ariko Sasha waje tukagenda kurimo kudukereza. Nuko mbonye banzengereje sezera kuri Freddy ariko nyine duhana gahunda yuko tuzahura tukaganira. Hakubeshya uwo munsi ibyishimo byari byanyishe, numvaga nabuze aho nkwirwa. Freddy yari yarushijeho kuba mwiza, naramurebaga simbashe kumukuraho amaso. Igihe nyine cyarageze nuko turapanga turahura turaganira. Umva ibyakurikiyeho nyuma nyine nawe urabyumva, ni urukundo nyine uri kubona muri aka kanya n'aka kanyamuneza nyine unsanganye. Dusa ubwo yari yateze amatwi nuko aramubwira ati inkuru yanyu iraryoshye kweri, igitabo uzandika kizaba kiryoshye pe. Nuko Duse aramubwira ati ariko se bro wawe Vicky arabizi ko mukundana wowe na Freddy. Sasha aramubwira ati vuga gahoro yewe ahubwo atanakumva. Nanze kubimubwira kuko sinzi impamvu yambeshye akanabeshya Freddy. Nuko Duse aramubwira ati nyamara harimo akantu, nushaka ubimubwira hakiri kare unamubaza impamvu yabikoze. Sasha aramubwira ati wapi rwose ndabizi abamfuhira ababona nkiri akana gatoya kandi naramaze kuba umukobwa mukuru, nzabimubwira twenda gukora ubukwe. Nuko Sasha ahita areba telefone ye nuko aravuga ati ariko ubu ngubu Freddy we ntago ari kubona ko nigeze kumuhamagara, reka nongere muhamagare. Nuko Sasha arongera ahamagara Freddy ariko yumva n'ubundi nyine telefone aracyari kuyivugiraho. Nuko Duse aramubwira ati nyamara Freddy wawe si gusa, ubwo ni business gusa. Nuko Sasha aramubwira ati yego sha aba afite ibintu byinshi aba agomba kwitaho ntagapfa kubona umwanya. Duse aramubwira ati simbizi da, gaho reka nitahire njyewe ndabona bumaze kwira, byari binzanye dore nta nibyo nakubwiye twigumiye mu nkuru none reba aho amasaha ageze. Nuko Sasha aramubwira ati reka nkucyure nkugeze iwanyu. Nuko Sasha acyura Duse amugeze iwabo mu rugo nuko abona kugaruka. Sasha agarutse ariko ageze mu rugo kuryama biramunanira ataravugana n'umukunzi we. Nuko ariko agiye kubona abona Freddy aramuhamagaye. Sasha aramwita baramubwira ati uzi ko nari nakurakariye. Nuko Freddy aramubwira ati ariko ntukandakarire hano, urumva nyine mba mfite business nyinshi kandi nyine sinjya mbasha kubona umwanya wo kuzigiraho zose, rero urumva sinabura umwanya wo kujyayo ngo mbure n'umwanya wo kubikurikirana kuri telefone, rero rwose umbabarire. Nuko Sasha aramubwira ati ndakumva pe, ariko uzajya ugerageza basi nubona nagushatse cyane ujye ufatamo nk'iminota 5 basi ubanze uvugishe hanyuma wongere usubukure uvugane nabo mwari muri kuvugana. Nuko Freddy aramubwira ati ntacyo nzabikosora rwose. Freddy yakomeje kwikundanira na Sasha, akenshi babaga bisohokeye bigiriye kuryoshya. Inshuti ye Duse ibyo byose yarabirebaga nuko ikabona rwose Sasha amaze guhinduka cyane mu kanya gatoya. Nuko Duse abwira Sasha ati ndashaka ko uzashaka umwanya tugahura njye nawe tukaganira. Nuko Sasha aramubwira ati rega sinkipfa kubona umwanya, iyo atari akazi aba ari Freddy, nta wundi mwanya rwose nkibona. Nuko Duse aramubwira ati ariko nanjye nyine ndi inshuti yawe nkeneye ko duhura tukabonana tukaganira, hari ibyo nshaka kukubwira. Nuko Sasha aramubwira ati ntacyo umwanya nzagerageza ngushake. Nuko Sasha na Duse igihe kigeze barahura nuko baraganira.
Dulce yaje kureba Sasha n'ubundi mu rugo iwabo, nuko batangiye kuganira. Dulce aramubwira ati ariko kubona ukuntu Freddy amaze kuguhindura, reba wize kunywa inzoga, nta kintu na kimwe ugitinya gukora, njye rwose ubu narumiwe, rwose ntabwo ukiri wa wundi narinzi. Nuko aramubwira ati ubona Freddy atari uwo kukwangiriza gusa. Sasha aramubwira ati ariko se wowe nta kindi kintu ushobora kuvuga atari ugusebya Freddy, ubundi agutwaye iki? Dulce aramubwira ati wenda reka ibyo tube tubyihoreye, ariko ikintu kinzanye aha ngaha, maze iminsi ntekereza mu mutima wanjye nkumva ndahangayitse. Maze iminsi ntekereza ukuntu Freddy yari azi ko wagiye hanze, kandi nawe uzi ko yagiye hanze, kandi byose ari ukubera Vicky. Urumva Vicky adafite ikintu gikomeye yabahishe? Rwose ashobora kuba hari ukuntu azi Freddy kutari kwiza. Rero ndakwinginze ganiriza musaza wawe Vicky, umubwire byose, kandi buriya kubera ko anaziranye na Freddy kuva kera, wabona hari ibintu amuziho bitari byiza, nuko akaba yabasha kubikubwira. Nuko Sasha aramubwira ati rwose ntuzongere kunganiriza no kuri ibyo bintu, ndabizi Vicky ni umukontre 6 aba mfuhira nka mushiki we, nyine yabonaga ndi umwana kandi nakunze Freddy cyane, buriya niyo mpamvu nyine yari yashatse ko ntazongera kumenya amakuru ye kubera ukuntu yabonaga namukunze ntarutangiye. Wowe urumva hari ikindi kintu yaba yarabikoreye? Rero ntabwo nshobora kumubwira ibyo bintu, yahita birwanya. Rindira nzamubwira ninjya gukora ubukwe. Nuko Dulce aramubwira ati nyamara ibyo bintu ntago ari byo, nutabivuga njyewe nzabyivugira. Nuko Sasha aramubwira ati ndakwinginze ntuzakore iryo kosa. Bakirimo kuganira Vicky aba arinjiye nuko arabasuhuza, nuko nawe yicara aho ngaho muri salo ngo babe baganiraho gatoya. Vicky ahita ababwira ati ubwo ngubwo ndabizi murimo kuganira ku basheri. Nuko bose baraseka. Dulce ahita abwira Vicky ati ariko Vicky uzava mu buseribateri ryari ko njye na Sasha twigaragambije twanze kubuvamo? Nuko Vicky aramubwira ati abakobwa nimwe musaza, twe n'ubundi ntago tujya dusaza, ahubwo iki kibazo umbajije njyewe wakabaye nkikubaza. Nuko Dulce aramubwira ati sha byihorere Vicky, nakunze rimwe gusa nkunda umusore witwa Freddy, ariko naramubuze kandi niwe ndindiriye nintamubona nzagwa kwishyiga. Nuko Sasha byumvisha umujinya uramwica, ahita amushinga icyaha. Nuko Dulce arababara ariko arihangana. Nuko Vicky ahita amubwira ati Freddy wuhe? Dulce ati Freddy wa wundi nyine wari inshuti yawe. Vicky aramubwira ati nizere ko ariko urimo kwikinira, ukifata ugakundana na Freddy none ukababara ngo waramubuze, ahubwo shima Imana ko yamukurinze. Dulce ati oya se, ikibi cye se ni ikihe? Nuko Vicky ati ahubwo si cyiza cye ni ikihe? Cyakora isura nziza n'igihagararo byarabifite, ariko ibindi byo ntabyo rwose. Nuko Vicky arakomeza ati Freddy w'umusinzi w'umusambanyi ruharwa, ibyo ni ukwirira abana gusa. Kera numvaga twigana baravugaga ngo amaze kugira abana 3 hanze, ariko ibyo ntacyo wenda byari bitwaye, ariko nibura niyubahe. Umuntu uhinduranya abakobwa kurenza uko umuntu yahinduranya umwenda w'imbere, ahubwo natitonda ibirwara bizamwica, bazamwanduza ibirwara abakobwa yirirwamo rwose. Namugiriye inama kenshi arananira, ndamwinginga yanga kunyumva, ndamubwira ngo sinzibeshye ngo muranire na mushiki wanjye, kuko nari nigeze kubona hano umunsi umwe Freddy ubwo yari yaje muri party, nkabona ukuntu areba sister wanjye Sasha uyu, nkabona ibintu si gusa, kandi nabonaga na Sasha yamukunze. Sibyo Sasha, hari ubwo ndi kukubeshyera? Icyo gihe nahisemo kubeshya Freddy ko Sasha yagiye hanze kandi atazagaruka. Nuko nyine na Sasha mubeshya yuko Freddy yagiye hanze kandi atazagaruka kubera ukuntu nabonaga mureba, kandi nyine icyo gihe rwose Sasha yarakiri mutoya, ntago nari kubasha kumubwira amabi ya Freddy ngo abyumve, ngananyumvira ntega amatwi. Yari kubifata nkaho nyine ndi kumubuza kwikundanira. Freddy ni umusore mwiza, abakobwa bose baramukunda, baba bavuye mu byabo. Rwose nabonaga n'uyu mushiki wanjye ashobora gutakaramo da. Ubwo Sasha yamaze kumva ibyo bintu atangira gutitira, Dulce nawe arabibona. Nuko abwira Vicky ati Imana ishimwe ko namubuze, niba ari uko bimeze.
nuko Vicky abwira Duse ati rwose Duse nawe uri inshuti ya mushiki wanjye, rero nawe nkufata nka mushiki wanjye, ntuzigere ukora iryo kosa ryo kuvuga ngo ugiye gukundana na Freddy, kuko rwose si umuntu nakubwira ngo ni umuntu muzima. Nuko Vicky ahita avuga ati ese ko mbona Sasha atameze neza? Duse aramubwira ati erega n'ubundi usanze amaze kumbwira ko arwaye umutwe. Nuko Vicky abwira Duse ati muherekeza ajye mu cyumba cye rero aryama aruhuke. Sasha yageze mu cyumba cye we na Duse nuko barafunga, nuko Sasha atangira kurira cyane. Duse aramubwira ati hangane chérie. Sasha ati rwose ntago njyewe ibyo Vicky amaze kuvuga ari byo pe, ntago mbyemeye, aramubeshyera kuko Freddy nijye njyenyine akunda, ninjye abonera umwanya, ntiyabona n'undi mwanya wo kujya mu bakobwa, iyo atari ku kazi na business ze ninjyewe tuba turi kumwe. Rero rwose Freddy na Vicky bashobora kuba bafite ikindi kintu bapfa. Nuko Duse aramubwira ati hangane chérie, kandi ukuri tuzakumenya. Nuko Sasha afata telefone ye ayereka Duse, nuko aramubwira ati reba status za Freddy ukuntu ari njyewe gusa uburiho, reba amagambo aba yanditseho avuga yuko nyine nkunda cyane, ari proud yanjye. Rero urumva nta wundi mukobwa ashobora gukunda, aba yiteguye ko isi yose ibona ibi bintu. Nuko arakomeza aravuga ati Freddy mu buzima bwe rwose nta wundi muntu ajya postinga n'umunsi n'umwe. Nuko Duse afata nimero ya Freddy ayandika muri telefone ye, nuko abwira Sasha ati uzafate phone ye nuko ushyiremo nimero yanjye uyisevingemo kandi ntazigera abimenya. Rero tuza ihangane, ntuzamwereke ko hari n'ikintu na kimwe uzi, kugira ngo tuzamenye ukuri, kandi njyewe rwose humura nzagufasha, tuzamenya byose niba ibyo Vicky avuga ari byo cyangwa atari byo. Nuko Duse aramubwira ati niyongera kugupostinga uzambwire. Sasha muri iyo minsi yabonanye n'umukunzi we Freddy, ariko Freddy akabona Sasha yahindutse. Freddy aramubwira ati ese habaye iki? Nizere ko umusaza wawe ataramenya ko dukundana, kuko yahita rwose abyivangamo mbona gufuhira cyane. Sasha aramubwira ati ese ko twavuze ko azabimenya ubukwe buri hafi, ubundi ubukwe ni ryari? Ubundi harabura iki ko njye nawe ntacyo tubuze, ko byose tubifite, ari urukundo rurahari, ari ubushobozi burahari. Nuko Freddy aramubwira ati reka tubanze twenjoyinga ubuzima, n'ubukwe tuzabukora haracyari kare cyane rwose. Nuko Sasha arita mu gutwi, nuko amwiba telefone ya savingamo namba za Duse, ubundi amusezeraho arataha. Hashize iminsi Sasha ahamagara Duse aramubwira ati reba Freddy yampostinze nanone. Nuko ariko Duse arebye muri telefone ye ntiyagira ikintu na kimwe abona kigaragaza yuko Freddy yigeze apostinga Sasha. Hashize iminsi ariko Sasha agakomeza kugenda abona urukundo rwe na Freddy rutameze neza, atamubonera umwanya, agahora amubwira ko ari bize, ibintu bitangira kumucanga. Nuko Sasha afata urugendo ajya kwa Duse kumureba, nuko atangira kumuririra ku rutugu. Nuko Duse aramubwira ati none se kandi bimeze bite, byagenze bite? Nuko Sasha aramubwira ati reba igihe gishize nkundana na Freddy, urabizi ukuntu ari umuherwe, ariko rero ntumukoze iby'ubukwe, kandi ahora ambwira ko ankunda rwose, aba yifuza yuko namuguma iruhande, n'ibindi bintu byinshi akomeza kumbwira bigaragaza yuko ankunda. Nyamara namubwira ngo dukore ubukwe njye muhora iruhande nk'uko abyifuza, nk'uko anabivuga, nuko akampakanira. Duse aramubwira ati erega nanjye uriya muhungu mushidikanyaho pe. Nuko Sasha aramubwira ati ariko nanone arancanga, reba nk'ibintu n'ubundi yashyize kuri status kuri WhatsApp, reba ibintu yashyizeho, ati reba ukuntu ankunda cyane, aba ari proud yanjye. Ubwo undi mukobwa yatereta akabyemera ninde rwose abona n'aya magambo aba yanditseho. Nuko Duse aramubwira ati ariko ibyo bintu uhora uvuga ngo aragupostinga ko ntabyo njya mbona. Nuko Duse arareba aritegereza araseka cyane, ati ariko Sasha wagiye umenya ubwenge ukareka kwigira umwana, none se ubwo ntabwo uzi ko habaho status privacy? Ubwo nyine aba yasetinzemo ko ari wowe wenyine ushobora kubona izo status zawe gusa, kugira ngo nyine akwice mu mutwe. Ubu bivuze ko nta wundi muntu ushobora kubibona. Si wambwiye harya ngo agupostinga rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru? Ubwo nyine indi minsi aba afite abandi bakobwa
yashyizeho nyine nkawe agenda postinga nabo kugira ngo barebe babone yuko ari bo bonyine akunda nuko abice mu mutwe. Naho ibyo bintu byawe ubu nivugisha ngo ni business nabyo rwose ntago njya mbyemera. Wasanga inshuro zose bari kuri phone abana kubeshya bayibereye hamwe n'abandi bakobwa bari bo baba bari kuvugana, cyangwa se n'izo nshuro zose akubwira ngo yagiye kwita kuri business ze aba yisohokaniye n'abo bakobwa. Nuko Sasha aravuga ati nanjye najyaga muhakanira ariko nsigaye rwose mukeka pe. Nuko Sasha akiraha ahita ahamagara Freddy ati harya wambwiye ko muri weekend ufite ihe gahunda? Freddy aramubwira ati hari business zanjye nzaba nagiye kwitaho mu ntara, rwose urabizi ko yaba atari izo business zanjye ari wowe twari kuzaba turi kumwe. Nuko Sasha arababara abwira Dusa ati mbabarira muri weekend uzamperekeze tujya aho hantu ambwiye, tuzajyeyo ku mazi aho abantu bakunda gusohokera muri ako gace nyine ambwiye azaba yagiyemo kwita kuri business ze. Tuzagende kwa gatanu nimugoroba turareyo, weekend yose tuyimarireyo, wenda nshobora kuzamubonayo. Nuko Dusa aramwemerera nyine nk'inshuti ye. Nuko kwa gatanu nimugoroba baragenda ariko bagerayo bananiwe cyane kandi hari hatangiye kwira. Nuko baravuga bati kujya ku mazi ntago twabishobora, reka dushake hoteli imwe aba ariho turara, ibyo bindi tuzabijyamo ejo. Nuko baragenda bashaka hoteli imwe aba ariyo kuko bajya kuruhukiramo. Nuko baragenda bafata icyumba, ariko icyumba bari baryamyemo cyari cyababangamiye. Icyumba bari begeranye rwose harimo couple isakuza cyane, yari yababangamiye kubera urusaku, ntabwo bigeze basinzira. Nuko mu gitondo bati tuze kubyuka kare tuze kwitegereza turebe abantu bari busohoke muri kiriya cyumba, turebe abantu twari twegeranye baraye badusakuriza ntibatume tunasinzira. Nuko mu gitondo bamaze kwitegura bakomeza gucunga hafi aho ngo barebe abantu basohoka muri cya cyumba. Dusa agiye kubona abona umukobwa asohotse imbere. Dusa anusha Sasha ati ngwino urebe sheri, ngwino urebe barasohotse. Nuko Sasha araza abona umukobwa arahagaze ategereje uwo bari bari kumwe. Nuko bagiye kubona babona Freddy ahise asohoka, nuko asoma ku itama wa mukobwa, nuko amufata akaboko, nuko rwose baramwenyura. Bari biyambariye imyenda yo ku mazi ngo bakomeze bigire kwinjoyinga ku mazi. Nuko Sasha akubise amaso Freddy avuza induru cyane. Nuko Freddy arahindukira abona ni Sasha abura icyo akora. Nuko uwo mukobwa wari kumwe na Freddy abonye Freddy yikanze ati bari urabazi? Freddy ati reka da ntago mbazi rwose twigendere, nari ndimo ndeba icyo uriya mukobwa abaye kubera ukuntu yaravugije induru, ubanza hari ari amadayimoni yaramufashe cyangwa akaba ari nk'umurwayi wo mu mutwe. Nuko Freddy nta no kongera kureba gahindukire ahita yigendera rwose asa nkaho Sasha atamuzi atanigeze amumenya. Nuko Duse arumirwa ati mbega umutipe utagira umutima, uriya ntago yigeze agukunda n'umunota umwe, shima Imana ko umumenye hakiri kare. Nuko Sasha akomeza kurira cyane ati mfite ubwoba Duse we, mfite ubwoba. Duse ati ufite ubwoba bw'iki se? Nuko Sasha ati ukuntu ari ikiraya buriya rwose nta birwara cyanteye. Duse ati humura sheri, cyangwa uze tujye kwa muganga bagusuzume bakumara amatsiko. Nuko Sasha ati nicyo gikwiriye kuko numva mfite ubwoba bwinshi. Nuko Duse aramuherekeza bajya kwa muganga, nuko baramupima indwara zose zandurira mu mibonano mpuzabitsina kugira ngo barebe yuko ntazo yaba yaramwanduje kandi barebe ko wenda ataba anatwite. Ariko ubwo Sasha yari afite ubwoba bwinshi cyane mu mutima. Nuko akomeza kwicara aho ngaho ategereje ibisubizo, ariko arimo no gusenga Imana. Nuko ariko ibisubizo aho biziye Sasha abona byose ari bizima, nuko abona nta nubwo atwite. Sasha yaryamye hasi ararambarara, nuko ashima Imana ati kuva ubu nta muntu nzongera kwizera ngo mwihe uko niboneye, nta no kwikingira nibura. Uriya munyagwa ko nabonaga ari intama y'Imana koko, nk'ubu yaza kuba yaranyanduje ibirwara nari kubigirana. Nta kintu na kimwe kibi namukekeraga, nabonaga ari umutagatifu.
nuko Dulce aramubwira ati shima Imana nyine sheri kandi nyine biguha isomo. Nuko Sasha aramubwira ati cyakoze uwagira inshuti yagira inshuti nkawe, iyo ataba wowe sinzi ahantu nari kuzisanga, gusa ubu ndumva nzinutswe ikintu cyitwa urukundo. Baratashye bageze iwabo, nuko Sasha afata ka gatabo atangira kukarambura, nuko atangira kongera kurira cyane, nuko arandika ati urukundo ni nk'ubuzima, hahandi ubona uvuka ariko utazi amaherezo yawe, narwo nuko rumeze rwo kanyagwa, ukomeza kwizera ko ruzagenda neza ariko ntumenye ukuntu biguhindukanye. Gusa iyaba abantu twakundaga babashaga kubona neza urukundo tubakunda ntibakabaye baduhemukira. Nuko Sasha ahita afata ako gatabo yandikagamo kose aragaca aragashishimura, nuko arakomeza kurira cyane, nuko ahita avuga ati rwa rukundo wenda gusezeye. Ngiyo rero inkuru yacu ibabaje cyane ya Sasha wakunze Freddy n'umutima we wose nuko agahemukirwa. Basi wowe amahirwe nk'ayo nagusekera ntuzibabarize umukunzi. Reka ngushimire ko wabanye natwe kandi nkurarikire no kuzakomeza gukurikirana inkuru zacu z'ubutaha. Imana ibarinde.